kijyanye njye na Naomi wenda ku rundi ruhande usanga nibyo pe ntabwo yaza kunsanga njye ndacyashaka kwiyubaka kandi akeneye imisatsi nibyo birumvikana. ngewe cyo nakongeraho ni kimwe, abakobwa ntidukomeze guca intege basaza bacu, nabo barashoboye ku yindi side. Barashoboye, umuhungu ufite mu mutwe aho twajyana aho ngaho, umuhungu rwose nta kibazo, ariko ku yindi side iyo urebye gato umuntu yigira ku musaza da. Once again, uyu ni Sedu nk'uko bisanzwe, iyi ni Bambariyo. Mbanje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri mu nce zitandukanye z'igihugu, abari mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru na hano mu murwa rwagati katikati. Uyu munsi rero aba nabazaniye abatumirwa, umusore n'inkumi murababona, ni umukobwa mwiza cyane, ntekereza ko uriya umusore nazanye yemeye. Ndabeshya Emi? ibintu hano ni neza, Uraza kudufasha wongera ijwi kabisa. namwishimiye, ibintu ni neza. Wow. So, uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri topic itangaje cyane y'ukuntu abasaza b'iki gihe basigaye bakuraho abasore nka ba Emi bakabatwara abageni cyangwa se abakobwa. Emi ukaba wizaniye umwana, wagera ari ukabona umukambwe, kubera ko afite igiceri nyine ahita amutsindira. So twatangira rero tubaha umwanya bivuga, bibwira abakunzi ba Bambariyo, ariko mbere na mbere wowe uri kutureba wakora subscribe, wagira suggestion ukandika muri comment cyangwa ikibazo wabaza, nta kibazo, biremewe, aha ni iwanyu nk'uko mubizi. So mwatangira mwibwira abakurikiranye Bambariyo, muhita munakomerezaho topic njye sindi bugarukemo cyane. Ndabasuje abakunzi ba Bambariyo, amazina yanjye banyita Naima. Yego, uko mubibona ndi kumwe na mugenzi wanjye hano, tugiye kubaganiriza. Welcome bakunzi ba Bambariyo, turabashimiye cyane. Uyu munsi tubafitiye agashya, tugiye kuganira ku kintu mbona kiri gutrendinga muri iyi minsi. Abasaza mutubabarire rwose, abakobwa bacu turiteretera mukajyana kubera ko muturusha amafaranga. Ntagiye kurenza kuri byinshi rero, banyita Emi, tukaba tugiye guhura mu kiganiro nyine. Okay, Naomi, ni neza se? Ni neza, ni wane. Badufatiye mbariko. Umva, mbariko gusa se. Ibaze. Ako tugiye kubikurikirana natwe nyine. Tugiye kubikurikirana, ntabwo twazabishobora ngo bya bisaza by'impara n'iki bisigaye bibatunga amafaranga. Ntabwo tuzabishobora. Gusa icyo mbona njye ntabwo ari byiza ibintu mukora. Niba ukunze umuntu wimukundira ibyo afite, simukurikiraho ibyo afite, mukundira uri. Bari abasaza ubu ubona bafite amafaranga pe, twe ntayo dufite, ariko ntabwo ari byiza mu kutubabariza imitima. Hoya, none se tubabariza imitima ute kandi namwe byarabananiye? Namwe murayibabaza, rega iyo umuntu ari umukene arababaza abandi. Ibaze, ubwo nitwe tugiye kuzajya tuzirera abasore. Njyewe uko mbyumva, umugabo ni ifaranga. Umugabo udafite ifaranga nta bugabo bumurimo. Ubwo bizadusaba gukora cyane rero natwe. Ni ugukora, kuko umusaza w'iki gihe ni macuwa, afite mu mutwe, ni umuntu mbega akwifuriza future nziza, aragufasha, aragusapotinga. Ariko umusore demo umukene demo ugira n'umutima mubi. Umusore nta kintu afite, ni umukene, araza icyo ashaka ni ukuryamana nawe, musohoke, nta bitekerezo bizima, nta future mbega. Ariko aho ngaho nanone ikintu ngiye mbashinze ni kimwe. Nikunda ibyo abasaza babaha.
wapi bari kubangiriza ubuzima, icyo ni icya mbere. gute se? Ntabwo umusaza azaza kugutunge vewiti cyangwa gutunga icyo giceri nta kindi agushakaho sex. oya hari ikindi azagushakaho, nta rukundo. none se umusore we ko azana ubukene na sex akayibona? Birumvikana, ariko tuba turi mu kigero kimwe, ntabwo ari ngombwa ugende ujye gufata cya gisaza kandi nzi kubera ko nta mafaranga mfite. Ibaze kandi igisaza se, hari umugabo usaza ahubwo ubaho? ntawe. ubwo rero abasaza igihe icyo ugiye kubona abakobwa bose b'igihugu bagiye kubatsinda, kuko twe nta mbaraga dufite zo kubishoboza. oya bazadutsindira, kuko aho tuva tujye tuvugisha ukuri. umugore, igitsina gore dukunda ibintu, niko turemwe, urumva? dukunda ibintu, dukunda kwambara neza, no mu buzima bwa buri munsi dukenera ibintu byinshi, ku misatsi, inzara, ni byinshi sinabivuga. noneho abasore b'iki gihe mufite ingeso, ntimushaka gukora, ni ukujya mu biyobyabwenge, gusohoka, sinzi hano habaye ikirori, n'utwo ukoreye uratujyana mu bintu bidafututse, noneho ugashaka ngo umukobwa we aze akwihanganire mu bukene bwawe, kandi mu by'ukuri urukundo rutabamo amafaranga rwose. nawe sinzi nimba turi kwemerera, ariko urukundo rutabamo amafaranga, burya iyo umuntu mukundana, aba ari umusore aba ari umusaza, simbyitayeho, ariko umuntu ugusapotinga ni umuntu rwose, nawe urukundo nyine ruragenda rukurira. ariko umuntu nta bitekerezo afite, aba umusore ariko agira ibitekerezo, ntawe ubyanze. ariko abasore b'iki gihe ntimushaka gukora. rega natwe dufite basaza bacu, ba papa n'abagabo n'iki, ariko mu by'ukuri ngiye ukuntu mbyumva, abakobwa impamvu turi kwigira ku basaza, nibo tubona bafite future, afite ibitekerezo bizima, afite amafaranga, aragusapotinga, byibuza arakokipa. ariko umusore w'iki gihe ni ugusangira izo nzoga, kwirwa akakwangiza, muryamana n'iki, nta bitekerezo, nta gukora ngo mufatikanye. mbega bo barashaka ibintu byoroshye. bibaho se? ntabwo bibaho. ariko nanone urumva twe byazarangira nta kintu. urumva aho ngaho nimba gahunda zose abasaza bazujuje kandi namwe akarizo muri gukurikira, aho twe nyine abasore byazarangira nyine tubuze n'abagore. birumvikana pe. ngewe nkanjye ubu ngubu uko mbona, njye nta muntu uri mu myaka munsi ya 40 twavugana. ibaze ubu njye ntabwo nagutereta, ntabwo bishoboka. uranteretesha iki se? kandi nawe nta kintu, mbega nta bitekerezo, nta future nkubonamo. nimba ni umusaza w'imyaka 40 turikomereza ubuzima. hari umugabo se usaza? ntawe, nta mugabo usaza. byarahindutse pe. gusa ariko ntawe ngo tubabarira rwose. mbese ni gute ngiye nimba turi duteretana, tugapanga gahunda yo kubana njye nawe, igihe cyo kujya kubana, umutipe mugenzi wanjye cyangwa ufite amafaranga akaza akahita gutunga amafaranga, iki gihe nyine urabyumva njye ntacyo nzamfite, kuko n'ubundi naza gutunga ya mafaranga njye mfite duke, uzahita umwirukankira. nyine niko turemwe abagore, dukunda ibintu byinshi. mugomba mukore, ntango dushaka abanebwe. sino abasaza baratujyanye, muzaya mutubona mu bicu turembera twigendera, kuko umukobwa w'iki gihe akeneye kwambara neza, imisatsi, akeneye ibintu byinshi. rero nujyaho bigusaba gukora, umugabo ubundi ugomba gukora. ariko ab'iki gihe muri abanebwe, n'ibitekerezo ntabyo. ushaka utuntu tworoshye, ushaka gusohoka, ushaka, mbega sinzi, mumbabarire ijambo ndi bukoreshe, mbega mwigize navuga imbwa, sinzi uko navuga, ariko nkubajije bivuze ngo urebye mubona ntiyakubera umugabo, ariko ngaho hagati wewe ushyigikiye abasaza ko batereta abana nk'abo. ikibazo kiri kesi hari. urumva uwo musaza, turi kuvuga uwo musaza ku myaka ye n'imyaka yawe, urumva mufitanye igihe kingana iki biramutse bibaye ko akaguta amaguru? izo ni gahunda za Nyagasani. igihe uzamara ku isi ntukizi, kimwe nuko washaka umusore mutoya agapfa, ntibibaho se? birakunda, ariko nyuma reka tujye impaka gato. buriya imyaka tuba turimo,
buri wese agomba kuzana wenda umuntu ugiye kuvuga ugiye kuri gahunda yo gushaka. Ntabwo wajya kuzana wa muntu nyine umwenda mutari hagati mu myaka. Ushaka ukurusha 5, 2 ariko uzanye umuntu ukurusha imyaka 30. Imyaka 30 Ukubera ko ngafite amafaranga njye ntabwo byakunda. Mutubabarire. Nje Mutubabarire mwa bakobwa mwe mutubabarire. Oya nje nk'ubu kumbona. Nje udafite imyaka 40 ikintu wamvugisha. Kandi mfite ingahe 20 na. Udafite 40 umva. Kubera ko munsi ya 30 rega nose nzazana umusore. Urumva? Umusore nidushwana atomboke nanjye ntomboke ntawe ukara umundi. Ariko byibuze umusaza ubugifite amaraso ashyushye nawe atangiye kuba nyine ari macuwa mu mutwe aragukaruma. Iyo ugiye hejuru we aramanuka. Ariko iyo mufite amaraso ashyushye ndaguca inyuma nawe unca inyuma. Usange mu rugo ni umuriro. Usange mbega ukuza akantu ntawe ukarumye undi. Ngera mba nshaka umugabo uri macuwa kuko nta mugabo usaza. Umugabo niyo afite imyaka 100 agutera inda nta mugabo ujya usaza. Umugabo nibikorwa rega umugabo si uko ngo imyaka cyangwa iki. Ya aho rumvikana. Ariko ugafata umuntu muri mu rugero rumwe. Urugero rumwe se nuruye kimwe nuko nashaka kugushaka ahubwo ugapfa mbere yiwe. Ibyo ntango nge mbyemera. Nge ndeba ibikorwa si ndebe ibyo bya future ngo uzapfa ntango mbyemera kuko gupfa ni gahunda y'Imana. Yo reka nkubaze niba abana nk'aba bato bashobora gufata abantu b'abasore bakumva ko nta kintu bavuze, ubwo abana bato b'abasore nabo ntibakigiriye mu batugamami nyine nabo bafite icyo giceri barahari pe. turimo turema cyangwa twari twangiza igihugu. Nuko cyangiza ahubwo birenze no kucyangiza. Urumva ati njyewe nta kintu waba umarira umwana w'umusore. Ese buriya nta bana b'abasore bakoze bakiteza imbere ku buryo bashobora no kuruta uwo musaza? Ya barahari benshi nanjye natangaho urugero ariko bashiki bacu ntago babibona. Abo basore uwo musore ashaka umugore wakoze nawe afite kondisiyo agendera. None ubwo bivuze ko nta musore ushobora gukora ngo atere imbere. Oya barakora bagatera imbere ariko nibo bake. Twe turi kuvuga en general. Ni bake y'urubyiruko rurakennye. Tujye tuvugisha ukuri. Nta mafaranga rufite urumva nta nibitekerezo. Nuvuga ku ruhande rwa Neema we abakobwa bagomba gushaka amafaranga ni bagomba gushaka abagabo bashaka amafaranga. Twebwe ikintu dushaka umugabo dufite ibitekerezo. Dushaka umugabo ufite ibitekerezo natwe twafatikanya tukazamurana. Barashaka abagabo basponsoringa ibitekerezo byabo. Cyane bafite n'amafaranga. None se ubundi turetse kuvuga ibindi bintu amafaranga siyo ya mbere. None urukundo rego urukundo ruraza demo ubana n'uwo musaza demo waruza rurimo ngiye ntabwo twahuza ngiye na Neema ntibishoboka. Ngiye ntabwo nshigikiye ibi nakobwa bihaye muri iyi minsi byo kwiga bajya mu dusaza ngo nuko dufite za vewiti. Reka shwishwira abasaza rwose bafite akamaro. Abasaza n'abajene ntabwo bubishinde ndabizi ariko dushyize mu munyurabwenge ngiyewe uko mbyumva uko nyumva nyine ngiye nanabitwara ngiye mfite gahunda yo kubikora. Ufite imyaka 20 wenda n'ibiri. Twe turateretana dufitanye gahunda yo kubana n'iki byose. Ya aho birumvikana nayo mfite 20 singurusha imyaka 3. Aho birumvikanaho nta ribi turi mu rugero rumwe. Ariko ibazo ufite 20 ugiye gushaka umusaza ufite imyaka 60 ubona uko afite amafaranga. Mfite duke pe ariko duke twaduheraho nje nawe tukajya aho twifuza. Ntabwo byakunda se? Ntabwo ngiye mbyumva aho ngaho kubera ko ntabwo uri kumva impamvu kuvuga ngo ntibyakunda. Ibintu byose ni step by step. Impamvu ntabyumva iyi siri kwirukanka. Dukeneye ibintu dushaka ibintu byinshi ntango dushaka ibyo bintu kuko ngiye kinumva umugabo none n'ukuntu bababazanya muri iki gihe. Yaba ari umukene arakubabaza yaba ari n'umukira kuba basi jya kuririra muri etage hakugiririre muri gaki ririra muri etage umenye ngo ndi kurira ariko akazu kanje nkibitseho abana banjye baziga amashuri meza abana banjye bafite wenda ahantu bazikinga. Ubwo no kuvuga ngo
uwo mugabo tweba tudafite amafaranga umukene iyo akize nicyo kibazo nawe ashaka babandi bo mu rundi rwego wahita kwibagirwa. oya ariko ntari mwarabihiganye ariko ubuzi guhita ufata umuntu w'imyaka 80 ufite 20 ngo ko agufite igiceri cyane ukubirya bitama amarira oya ni n'abasaza bafite urukundo ntabwo hako urukundo uri kuvuga nuruye bararufite rega abageze mu gihe cyo kumva akeneye umugore muzima umusindagiza ariko abasore mufite amaraso ashyushye nanjye cyane ikibazo kiri usazuye by'ikibazo kirihe usazuye umuntu waje kugukwa akagusaba n'icyo akaguhesha ishema afite n'imitungo ndakubwiye ngo nta mugabo usaza ibyo byo turabyemeranya umugore aracuka ariko umugabo ntacuka nta mugabo usaza muri kamere asaza yapfuye ubu kugira ngo twe tubatsindire bizadusana no gukora ikofi mukore mufite gukora pe kuko nimudakora kababayeho kabaye yo yemba nume nabuze n'icyo mvuga nagikureze ko bose bari kunsanga ingingo zibarengeye oya basaza ubwo ngiye gukora nzashaka mfite miliyari oya kora urumva byibuze na 40 ariko gukora nanone bijyana n'umutwe w'umuntu ikibazo nta no mu mutwe mufite oya oya nabanje ndi excuse ndavuga ati wenda nimba ngiye gukoresha akantu mbega nabuze uburyo nabyitamo ariko abasore b'iki gihe ngewe mfite nanjye basaza banjye inshuti mfite inshuti ndababona ngewe mfite samukuye kare ibigabo wanabimenye ngiye ntabwo mfite ibigabo mfite umuntu dukundana w'umusaza mbivuge mbyerure noneho umusaza kandi mukunda ko ari umugabo muzima nyine ufite ibitekerezo n'amafaranga ngiye nanjye mbere y'uko rega nanjye mvuga bino bintu mbishyigikira abahungu ndabazi basaza banjye nk'ubumbwiye ati uri umukobwa ukaza ukambwira ati musaza wawe mujyeho nakubwira ati nta kintu ufite urajya hese buriya ni umuntu nta kintu urasanga uriya se usanze ni igiki kandi ni musaza wanjye ako sinarengera amafuti nta bitekerezo afite ni ukwirirwa mbega aracyagaburirwa no kuva iwabo na chambrette ya 20 yaramunaniye kandi si uko ahubwo ntashaka gukora nawe rero urabyumva gute ibyo nari kuvugana ntabwo ngiye ntabwo byanjye mu mutwe urashaka urukundo ni iki hari urukundo n'ibintu birahabwa rega urwo rukundo hahandi hari amafaranga narwo ruraza bitwaye ise kuki uwo musaza ataguha urukundo ngo aguhe n'ubushobozi anagusapotinge twebwe ntabwo twanze urukundo kuko nta muntu udakunda muri kamera y'umuntu buri muntu wese arakunda cyane no kuba ndi kuvuga gutya ari agahungu kanyigaruriye umutima bibaho kaya ntiruteguza ariko byibuza reba n'ukunda ubu se urabona umusore urumva wimbura mukoro niki uramukunda rega muri no se habamo amahitamo tujye duhitamo urabona umusore w'iki gihe ubone akazi ke hari n'abitukuza sujye ubabona baritukuje bepiya dread baramaramaje barisukisha menshi mbega byarakaze ayirwa yifata ama Snapchat TikTok nyine ukabona n'umuntu n'ubwo buzima arasohoka agenda asangire n'abashuti b'inzoga mu kabari atahe yasinze ntiyagurira nyina n'ikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cy'isukari kandi uru Rwanda ruri kwirukanka si n'u Rwanda en general isi iri kwirukanka dukene byibuza nimba ubuze n'akazi shaka turimo ikora imishinga hari ibigo bisapotinga abantu bafite imishinga irukanka bisaba kwirukanka wowe urashaka kwirirwa gukora TikTok basigaye basigana verne nose wowe uwo musore cyana cyeme ariko birababaje uwo musore byibuza uko nta kuntu wambwira ngo ntagonje ikibazo kirabaza ngo
ese Mm. wowe Naima Mhm. nta musore ushobora kwanga Mm. umuziza ibintu ejo cyangwa ejo bundi Mm. ukamusanga ari kuri rwa rwego rurenze urwa wa musaza? barabireba bibaho musigaye mureba inyungu z'ako kanya kandi ibintu bije ku kanya ubu ni nako bigenda. bibaho none se reka nkubaze ibintu ino si ni Ese urumva uba utarayobye? uyobute se We ntago ko aba buri yumva ko muri ino si buri muntu agira amahitamo ubwo cya gihe njye nabonaga bitavamo kwa nta bitekerezo imana yaje ni nk'imana ihindura amateka rega ni imana iba yagize impuhwe igahindura amateka. icyaha yacyemeye ni ugushaka ushaje. ntago nakwemera neza. wowe ugomba kwemera kuko bagushyiriye aha nakwemera nawe neza tuvugishe rwose. ukuri ufite mushiki wawe bagushyira umusore wisiga amaverine n'icy'abasore ni nabo buzuye n'umugabo ufite ibikorwa ubona wifuza gukunda mushiki wawe akamushyira mu rugo akamuvana amago akamubakira akazu niyo kaba katarenze rega ariko umugabo ni ibikorwa ntuzi umugabo ni ukwisiga verine no kwisukisha n'ibiki byose abana uduhumbi 100 akaturira aho ngaho nta na Erega sevingi. twese ntabwo ariko duteye. Rero wafasha abasore bose ubashyira mu mujyi umwe. aha Ibitekerezo turabifite. ko tuziranye na n'ibintu turakora. ko tuziranye we. Oya wowe ntabwo ibintu uri kuvuga ntabwo twahuza. Mm. Ntabwo byakunda twese ntabwo turi bamwe. Mhm. Siko tujya mu businzi, siko tujya muri ibyo bintu by'ubuyobe byose, Mm. hari n'abafite mu mutwe. barahari ko Banafite nibo bake. n'amafaranga. nibo bake ariko twebwe ikintu dushaka ntabwo turi kureba umusaza cyangwa umusore. Reka mbaze Eme akabazo gato naguciye mu ijambo Naima. Eme hari umukobwa cyangwa inkumi yari bwakwangira icyo kintu wari bwaterete bikarangira akubwira ati njye rwose waramubonana n'igisaza hariya rwose Rero ngiye kukubeshya. cyangwa wari wowe uzi ibyabayeho? Njye nyine ahubwo nta nubwo ari umwe ni nka batatu nzira ko nta kofi byakubayeho? byambayeho ariko ubwo nabo ntabwo byarangiye neza nyuma kwa kundi nyine uhita ushaka inyungu z'ako kanya bikarangira. Okay, tugera ku musozo rero tugana ku musozo ni iyihe nama ku ruhande rwawe ni iki wabwira urubyiruko rubona abasaza rugashiduka? Urubyiruko icyo narugiraho inama rero ni kimwe, dufite imbaraga turacyafite mu mutwe hazima kuko ahanini urubyiruko rw'iyi minsi rurarowe n'ibintu nka bitatu kuko ahenshi ngenda usanga urubyiruko ni enjoy ariko biriya ntabwo ari byo, biriya nta hantu byazatugeza. Ku ruhande rw'abakobwa no ku ruhande rw'abahungu ni iyihe nama warugira urubyiruko? Abahungu nabo rero cyeka mfite nka mikoro ivugira abahungu bose ntabwo abahungu banjye ndabemera ariko mwihangane tuve mu byo turimo tudakoze iki gihe ntabwo twazashaka abona abakobwa bakeneye za miliyari za suriyari. Ni mwiza pe ariko kujya anyemera ibisaba kuba mfite nyine ngo ntabwo byavamo nyine kubera ko nta kintu mfite. Gusa icyo nashishikariza nyine urubyiruko rugenzi rwanjye ni uko twava mu bintu turimo tugakora tukiteza imbere muri rusange. Ndumva ari icyo tukabasha gutsindira za nkumi. Urumva uvuze neza ku kantu uba wongeyemo niko keza kabisa. Naima weho wagira inama ki urubyiruko rw'abakobwa ku ruhande rw'abakobwa n'uruhande rw'abahungu? Uraza kubabwira ati nkumi zanjye bagenzi banjye nimwataka aba basaza? Njye ikintu nza kubabwira ku ruhande rw'abahungu rwose mukore cyane pe, nimukore kuko abagore nyamuna dukenera ibintu byinshi. Umugore ni umwamikazi, ashaka gufatwa neza, ashaka mbega kumva ko afashwe neza. Mukore mububahe, mureke kubababaza abasore bato, dore mwatumeneye imitima niyo mpamvu tujya ku basaza. Mbega mukore mumenye no guha agaciro umugore, mumufate neza, mumuhe ibyo akeneye. Dore umugore ntabwo ari kwirirwa
mumutera kwifuza, mbega kora cyane kugira umugore wawe yishime. Noneho ku ruhande rw'abakobwa, mukobwa unyumva wese ndabakunda, urumva okay boss, navuga ngo mujye kubisaza, nta n'umugabo usaza, murebe umugabo rata ufite ireme, umugabo ufite ibikorwa. Wijya ku musore uzagutera depression wapi, n'ubundi uzabaho rimwe upfe rimwe. Jya ku mugabo ubona ufite ibikorwa, pana wa mugabo wa fake wirirwa ari jya ukora amahitamo mabirega. Jya ufata umugabo ubona ufite ibikorwa, niba adafite ibikorwa ufite ibitekerezo, muzafatikanya mukagera ku nzozi zanyu. Pana wa mugabo wisukisha wigira iki, wa mugabo wirirwa unywa ibitabi n'inzoga, uriya ni uwo kugukubita nta kindi kintu kabisa. Rero umugabo ufite ibitekerezo, umugabo ufite ibikorwa, umugabo nyine muzima, nicyo navuga ngewe. Urakoze cyane. So hari akantu washaka kongeraho mbere yuko twasoza? Nyine byarangiye nsinzwe, ariko nta kundi. Njye ndumva utatsinzwe. Neema nawe mwahurije ku kintu Ku yindi side sibyo nibyo, ariko ntago nemeye neza. ubwo biri gupfira ku bunebwe bw'abasore, niko nkuriya bafite ubunebwe bwinshi cyane, bwo nyine nabo cya kintu cy'uko turi kujya ku basaza cyabagiyemo bahita birara, bwati noneho natwe ntibakidukunda, uwo tuzajya duca iryera ni ukumubona tukikomereza, nta gushaka. Mfite n'abasaza banjye bajya bavuga ko batazigera bashaka, nyine nta kundi, nyine ni ukubakira. Natwe barabudutera, ariko Neema hari ikintu wakongeraho wowe? icyo nakongera nuko mbakunda abasaza banjye na bakuru banjye, aba sisters ndabakunda cyane, turabemera, tubakunda birenze. Ubwo se yego noneho ubu wasoza, ariko ndagira ngo noneho buri umwe agira ikintu kimwe avuga akuye muri iyi topic, umwanzuro iyi topiki cyangwa iki kiganiro, inama zo mwazitanze. yego, ariko ntihagira ikintu kimwe mwongeraho dusoza twica bayingira twigendera. Ku bijyanye na Naomi, wenda ku rundi ruhande usanga nibyo pe, ntabwo yaza kunsanga njye ndacyashaka kwiyubaka, kandi akeneye imisatsi, nibyo birumvikana, ariko nanone bajye bashyiramo inyurabwenge naho, sibyo? nibyo nyine neguye, ariko oya bibaho, rega bibaho, turi kuganira kwemera ikintu, ariko bitavuze ko watsinzwe, ariko ukumva uburyo ukishyira mu mwanya wacu. Abakobwa si uko tubanga, ahubwo tubona nta kiba gicamo. Ngewe icyo nakongeraho ni kimwe, abakobwa ntidukomeze guca intege basaza bacu, nabo barashoboye ku yindi side, barashoboye. Umuhungu ufite mu mutwe aho twajyana aho ngaho, umuhungu rwose nta kibazo, ariko ku yindi side iyo urebye gato umuntu yigira ku musaza da. Ndumva nabashimira cyane Neema and Emmy, murakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. nawe murakoze cyane, ndizera ko n'ubutaha muzagaruka nitubageraho. Tuzagaruka. Wewe umaze kwamenyera ni mu rugo na Emmy free, tugomba kubikurikirana. Okay, ndashimira rero buri muntu wese warebye iki kiganiro, wabanye na Bambario, nkaba mbifurije imigisha n'amahoro bituruka ku Uwiteka, ariko utaragenda kora subscribe, share and comment, ni inkunga ikomeye cyane.